Mumeze mute? Murashima Imana, amakuru ni meza, nanjye ndakomeye nta kibazo. Imana ikomeje kundinda, ndashima Imana kuko ari nziza. Rero uyu munsi hari inkuru ejo baduhaye iri muri dashboard, abantu bari kureba hano muri dashboard zabo. Iyo winjiye hariya muri application ya Pi Network uhita ubona amakuru ameze gutya, afite umutwe uvuga ngo take required actions, ngo kora ibikorwa biri gutegekwa cyangwa bisabwa. To resolve tentative KYC and migrate, kugira ngo bagukure muri tentative kandi bagukorere migration cyangwa bakwimurire Pi zawe bazishyire kuri blockchain. Rero mbere yuko twinjira muri inkuru ngo tuyirambure, ndagusaba wowe utari wakora subscribe kuri no channel kugira ngo uyikore, n'ubutaha uzajya ubona amakuru nkaya. Iki ni igihe rero cyiza cyo kumenya ibiri kuba muri Pi Network, ntabwo ukwiriye rero kubura amakuru nkaya. Iyi nkuru rero iravuga ngo your tentative KYC status or long wait for full KYC results and migration may be caused by your need to complete actions. Vango kuba ukiri muri tentative cyangwa utegereza ko KYC yemerwa kugira ngo banakwimurire, bishobora kuba biri guterwa no kuba hari ibikorwa usabwa gukora. For example, some pioneers need to complete additional liveness checks, make sure the video is clear with good lighting. Urugero, abapiyoniye bamwe bagomba gukora video ya liveness igusaba nyine kugenzura ko ari wowe. Ugomba kumenya neza ko iyo video isa neza kandi ifite urumuri. When prompted in the mining app for such additional liveness checks, please take the liveness checks and do not close the pop-up. Vango mu gihe uhawe gukora iyo liveness, ugomba gukora iyo liveness neza kandi ukirinda gufunga utarabona ko yabaye successful. Vango rero ugomba kwirinda guhita ufunga phone yawe cyangwa ngo uve muri application, ahubwo urasabwa guhita ukora ibyo bagusaba, ukirinda gufunga phone yawe cyangwa ngo uve muri application, ahubwo ukareba ko bakubwira ngo liveness is successfully taken. Sign the token acknowledgement even if you are still waiting for KYC results. Ni kuvuga ngo urasabwa gusinya hariya kuri step ya 6, urasabwa gusinya kugira ngo ube uri kugana mu nzira zo kuzakorerwa migration, nubwo KYC zawe cyangwa KYC yawe yaba itari yemera. Ni ukuvuga ngo rero urasabwa gusinya. Niba warafunguye ikofi yawe ugomba guhita ujya kuri 6 ugasinya. Others must secure the account as required in the mainnet checklist. Abandi nabo barasabwa guha umutekano konte zabo nkuko bitegetswe muri mainnet checklist, muri zira step. Check your KYC app and mainnet checklist today and take actions when prompted in order to receive your final KYC results and get ready for migration as soon as possible. Vango bari kugusaba kugenzura application yawe ya KYC iri muri Pi browser ndetse no kureba mainnet checklist uyu munsi, ndetse ukore ibikorwa usabwa kugira ngo uhabwe resulta cyangwa ibyavuye muri iyo KYC wakoze, bakubwire ko yemeye cyangwa itemeye, kandi nanone witegure kuzakorerwa
migration cyangwa kwimurirwa pi zawe vuba bishoboka cyane. Rero igihe cyose ugeze hano muri application urasabwa gukanda hano kuri KYC app urebe niba KYC yawe yaremewe cyangwa uri muri tentative. Nuvayo urahita ukanda hano kuri mainnet checklist kugira ngo urebe ko hari step yawe yaba itaremerwa. Reka nkanda hano kuri mainnet checklist ndebe. Nukuvuga ngo reka turebe bahise rero banyereka uko bimeze. Murabona step ni 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vango rero igihe step runaka itaremera ntago iba icyatsi. Nawe rero niwinjira muri mainnet checklist zawe ugasanga hari irimo itari icyatsi bitameze gutya, umenye ko hari icyo usabwa gukora. Icyo rero usabwa gukora ugomba kugikora ukareba uko bimeze. Kindi nujya hariya kuri KYC app yawe ugasanga uri muri tentative, igihe cyose uzajya umayininga nibaguha liveness uzayikore kugira ngo abantu muzi gukora liveness uko isabwa mukabikora nkuko babibategetse. Rero ntago navuga byinshi, aya niyo makuru baduhaye ngira ngo mbabwire ko migration barimo bayikora cyane. Nk'ubu ngubu bageze ku mubare wa miliyoni 9,153 nibo bantu bamaze kwimurira konte zabo bakaba bimuye payi bakoreye bazishyize kuri blockchain. Rero aya makuru na makuru y'inyamibwa PayCoa team yaduhaye umunsi w'ejo. Dukwiriye rero gukora ibisabwa, niba atari ibyo tuzasanga payi zacu ntazo dukoreshe, ntazo tubonye. Rero hano nanone iyo ukanze, reka subira inyuma gatoya, iyo ukanze hano kuri referral team yawe, iyo ukanze hano kambereke, iyo ukanze hano kuri referral team yawe uhita ubona itangazo rindi Coa team iri guha buri muntu. Reka njyewe nkandeho ndebe, hanyuma uhita usanga hano baguha rino tangazo, you are at risk of losing Pi. Barikubwira ko uri hafi yo kubura Pi wakoreye. Vango rero ahangaha ni Pi wakoreye ukura ku bantu winjije muri referral team yawe. Vango rero ahangaha urasabwa koherereza message abantu winjije batari bakora KYC cyangwa batari bakora zira step zindi kugira ngo bimurirwe Pi. Vango rero urakanda hano kuri send reminder message kugira ngo abantu bawe winjijemo babashe gukora KYC kugira ngo Pi wabakuyeho utazibura. Rero ayo makuru niyo makuru ahari. Ndifuza ko rero abantu mutari mwakanda kuri subscribe muyikanda kugira ngo ubutaha muzabone amakuru. Reka dukomeze turebe andi makuru ari imbere. Iyi channel irakomeza kubagezaho amakuru atandukanye. Reka rero tube tuvuze ngo ciao ciao.